video y'iminota 2 ugiye kwirangiza nawe ukorera amafaranga ndetse unabikuje. Icyo bigusaba, reba ino video ni ntoya nagiri ukugore. Guys, nk'ibisanzwe rero ngiye gutangirira kuri website imeze gutya. Iyi website ni nshyashya. Gusa abantu ukuntu bari gukoreramo amafaranga ni ugufungura account gusa, ubundi ino mibare ikazajya yibara, then uko yibara niko nawe uba uri kwinjiza nk'uko mubibona. Ukinjiramo wowe hano hejuru harabarize, gusa siko bizahora. Uzajya uza hano handitse crime, nukora crime uri kubona hari hejuru imibare yise yiyongera. Nk'uko mubibonye hano hejuru imibare yise yiyongera. Nta kindi kintu ni ukubakoreramo amafaranga. Ati wiyandikisha gute? Link yo kwiyandikisha reba muri comment ku ruhande rwawe rw'iburyo, uraza kubona comment, then ujye muri comment uhita ubona link yo kwiyandikisha. Nibyanga kandi unyandikire kuri 0788334053. Guys, numara kwiyandikisha ukande kuri continue with Google, nugera kuri iyo link ukande continue with Google. Nukanda continue with Google urahita uza hano hejuru urahasanga 0. Nuza hano hejuru urahakanda umeze nk'ugiye gukora withdraw, kubera ko uraba ugifiteho 0. Kubera ko uraba ugifiteho 0 urahita uza hano handitse ngo me ID, urasanga hatari verified, wahakande ushyiremo isura yawe ukore verification neza. Numara gukora verification urahita ubona hano byatangiye kwibara neza binihuta. Mu gihe utarakora verification biraba bibara bigenda gakeya, ariko mu gihe wayikoze biraba byihuta. Then ayo uzagiramo yose uzajya uyakwamira. Guys, niba ushaka kumenya uko babikuza cyangwa se kumenya uko bayihuza na wallet yose waba ufite, yaba Binance, PayPal, Trust Wallet, OKX ndetse n'izindi zikora hano mu Rwanda, kanda kuri ako gafoto kanditseho online 250. Nurangiza urareba video ndende nayikozeho. Guys, niba ino video igufashije uyisharinge mugenzi wawe, kandi kwiyandikisha ni ingenzi kuko iyi mining nta kindi kintu ukora uretse gufunguramo account yawe. Ejo wasubiraho ugasanga amafaranga yabaye menshi, kandi ayo ufiteho yose urutse ko uhita wifuza. Climbing aranyuma ubundi dukoze successful.